n'amakuru abantu benshi bari gukomeza kugarukaho haba mu bitangazamakuru imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bacitse ururondogoro ku rugo rwa Kimenyi ndetse na Muyango. Reka mbanze mbabwire ni ukuri ibyingo byo muri iyi minsi biteye ubwoba. Biteye ubwoba ibyingo by'iyi minsi. Mbega ingozi y'imisi mwokagira Imana mwe. Ya makuru mumaze iminsi mubona ngo Kimenyi na Muyango ngo Kimenyi na Muyango. Ni akaga gakomeye cyane n'abasore mwe. Sinzi ukuntu bizagenda. Niba hari mugiye kureka gushaka, niba biragenda gute. None se ko nabashatse ari ibibazo bikomeye cyane. Nk'ibi bya Kimenyi na Muyango, Muyango kugeza ubwo amakuru avuga ko DJ Brian ngo hari ukuntu ari gushinjwa gusambana nawe. Mudamu wabyaye, umudamu ufite umugabo, umudamu ibyingo by'iyi minsi biteye ubwoba pe, biteye ubwoba. Ariko aba bagore birirwa bari guhostinga, barara bari guhostinga mu tubari. Reka mbita abanyabibi. Ni abanyamabara bo ku rwego rwo hejuru. Gutanga na mozapase ba Keza Teriske bande Kimenya gatakati rwose umugore yatashye ntiyampindukira habe na gato. Ibyingo byo muri iyi minsi nongere mbisubiremo ni ukuri kw'Imana biteye ubwoba. Noneho ibya Kimenyi na Muyango biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Numvise aya makuru numva mpinze umushitsi. Ku rwego nyine umuntu bigeraho ngo umuntu asigaye amujyana muri jimu ngo yaramuturishije ngo yagize gute ngo yageze hano mu rugo aransimbukana. Ibintu nk'ibyo ngibyo biteye ubwoba ibyingo z'iyi minsi. Biteye ubwoba iby'aba bagore muri kubona ngo bari kugenda ngo bagahostinga ngo n'ibiki ngo bari kurara amajoro mu tubari. Biteye ubwoba iby'aba bagore bararamo biteye ubwoba byo ku rwego rwo hejuru. Byagenze gute, bimeze gute? Aya makuru y'urugo rwa Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves yagiye hanze ate, dore ko nabyita ngo ni nko gutwika inzu ugashaka guhica umwotsi. N'abantu basereye. Imbarutso yo kumenyekana kwa aya makuru y'amabanga y'urugo rwa Muyango na Kimenyi yaturutse ku mwuka mubi wavumbutse hagati ya Keza Teriske ndetse na Muyango. Uyu mwuka warenze abo bombi hagati yabo ugera gutuma bishishanya kugeza aho Keza Teriske aheruka gutungurwa nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. N'akazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabari kitwa Paddock Lounge. Gusa Teriske yavuze ko kuwa 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 Muyango yamagaye ba nyirakabari yababwira ko badashobora gukorana, ko bakwiye guhitamo umwe. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikira ku munsi bakurikiye, Keza Teriske yavuze ko we yafashe icyemezo cyo kureka ako kazi agahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agera habereye ibi birori. Reka mbanze uyu Keza Teriske wenda abantu batamwibuka, ngira ngo uramubona kuri iyo screen. Ni umwe wabyaranye yabyaranye na The Trainer. Murabizi nabo ko byabaye ibibazo bikomeye cyane, umwe ashinja undi ibintu nk'ibyo. Keza Teriske ngira ngo muramuzi mu myidagaduro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse anarahostinga afite n'umwana. Na Muyango nawe nuko nguko. Amakuru kuri ubu ngubu yagiye hanze avuga ko byavuzwe ko Keza yagiranye ikibazo na Muyango biturutse ku mubano udasanzwe yagiranye na Kimenyi Yves, ariko undi abyamaganira kure avuga ko basanzwe bafitanye ubucuti busanzwe. Ati nge rero ikintu cya mbere ndi buvugeho, niba ari amakuru y'imihanda nanjye harandi numva, nimba nziranye n'umuntu ntabwo bivuze kuryamana nawe. Ibyo bintu n'ubwa mbere mbyumvise, nta kintu kigeze kiba hagati yanjye na Kimenyi twabaye inshuti ye yakundanaga na Didi Dar. Keza yakomeje avuga ko uretse kumubeshyira gukurana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba ari wasenye urugo rwa Kimenyi ndetse na
Muyango, kuko amakuru yavugaga ko uyu mugore yakundanye n'uyu mukobwa mugenzi we uvanga umuziki cyangwa se imiziki bakagera aho bagera no ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Uyu ni Miss Muyango, uyu ni Keza Teriski wabyaranye na Defrena, uvuga ati ngewe hari amakuru nifitiye, amakuru avuga ko uyu Miss Muyango afitanye umubano wihariye na DJ Brian, ndetse ko bakora n'amabanga ya hehe yo mu gitanda. Ati nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye, ubwo ni Kimenyi na Muyango, nanjye nayo makuru numva. Amakuru avuga ko batandukanijwe nuko Muyango akundana na DJ Brian. Iba ariko Brian yabyamaganiye kure, avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi. Ati ndarengana, njye na Muyango dukorana kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine. Yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo we, inshuro zose nagiye kwa Muyango Kimenyi Yves yarahari. Ubwo Muyango yahabwaga umwanya ngo avuge yirinze kuvuga icyo apfa na Keza, avuga ko icyatumye bashwana uyu mugore ubwe akizi. Yamusabye ko ibyo yamukoreye atazigera undi abikorera, asaba abantu kureka guta umwanya ku byabo kuko bifite amateka yabo kandi bizakemurwa n'Imana. Mu magambo yagize ati Keza icyo dupfa arakizi, ahubwo Keza ndashaka kumugira inama. Keza nk'uko wabivuze ngo twese dufite abana turababyeyi, ndagusabye ibintu wankoreye ntazagira undi muntu bikorera, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwa, aho wenda ushobora kuzajya. Ukuntu uvuga neza, uko usobanura ibintu byawe, ibintu wankoreye ntiyazagira undi muntu bikorera, kandi ntekereza ko wabigezeho. Asaba n'abandi bameze nka Keza kureka iyo myitwarire nkiye. Ubwo ntabwo yigeze ayisobanura. Keza yahisemo aza avuga ko Muyango yarakwiriye kuvuga icyo bapfa, yarangiza agaca amazimwe. Muyango ariko yanze kurifana, kuko nanone yaje avuga ko ikintu cya mbere afana Keza ari uko yashatse kumutangamo pase. Ati Keza ni umuntu wahereye kera mpigira hasi hejuru, ntukabona umuntu atagize ikintu avuga ngo nurangiza uvuge ngo umuntu yatinye, nakaryarya. Ibi bintu byabaye ibintu birebire. Ati hahandi nge nabwiye umugabo wanjye ari we Kimenyi ngo reba ibyo Keza ari kunkora, biba ngombwa ko duhamagara uwo mugabo yashakaga kumpa. Yakomeje avuga ko ibyo Keza akora birimo gukangisha abagabo afite amashusho y'ubwambure bwabo kuyashyira hanze mu gihe baba batamuhaye amafaranga. Ku byo kuryamana na Brian, Muyango yavuze ko hari urwitwazo rwazanwe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwe. Ati urwo rwitwazo rwo kuryamana na Brian narwo rwazanwe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yarabanje agerageza ibyo umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujya ahamagara abantu anteranya. Ati icyo nagusaba Keza b'umuntu, mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyiramo amajwi na Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza aho yarasigaye amujyana muri gym kandi we yamukoragaho undi akamubera ibamba. Ati ejo bundi nagiye kubona mbona Muyango haraye gym, mbona Brian nawe arayiharaye. Mbere Muyango naramubwiraga ngo tujyane nkabona n'umunebwe. Ati ubu umuntu ari kubyuka akijyana ku cyumweru, mbona Brian ari we muntu umuturisha mu buryo nge ntazi. Nawe narabimubwiye Muyango, ntisigaye mbona warabaye umukobwa uryamana nabo bahuje ibitsina n'ukuri kw'Imana. Rero Muyango dutandukanye nk'umuntu natandukanye. Keza avuga ko gutangamo pasi Muyango nta kintu kibi yabikoreye, ahubwo aba bombi we n'uwo mugabo bari bakeneranye, kandi uyu mugore akaba atari umwana utarageza imyaka y'ubukure ku buryo bamufatirana. Ngira ngo muri make niyo nkundura iri ku mbuga nkoranyambaga. Nawe byumva aba bagore. Keza Teriski aravuga ngo ngewe ni inshuti na Kimenyi, yarangiza umugore akamufata akamutangamo pasi, akamupasa undi mugabo. Nyine ni ikibazo. Buriya nahise ntekereza kuri The Trainer. Hari abantu bagira imibare. Buriya abantu benshi bagiye bavuga The Trainer subirana na Keza, The Trainer muraberanye, ariko ukabona The Trainer ari kubigendera kure. Buri ibi bintu nimujya mubibona haba hari impamvu. Nyine nawe byumve tu, byumve ibyo Muyango asobanura, avuga ati rwose nyine urumva ahantu byerekera tu, urumva ahantu byerekera. Muyango avuga ati rwose waragerageje untangamo pasi, ugira gute.
DJ Brian nuko nguko nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko aya makuru byingo biteye ubwoba, bikagezaho umugore uba mu rugo abana n'umugabo afite umwana yabyaye, bikageraho ashukwa n'umugore mugenzi we, bikagera ubwo baryamana. Ibintu ni ikibazo gikomeye cyane. So reka nsorezanga nuko nguko bimeze, ibintu uri kugenda wumva ku mbuga nkoranyambaga, aba bagore bari gutikurana, abagore bari gushyirana hanze, ndetse abantu bakanamenya n'ibiri mu rugo rwa Muyango ndetse na Kimenyi. Nuko nguko bimeze, kera bagiye babahisha umwotsi n'ibiki, nuko nguko nyine byaje umwotsi nyine urenga inzu, abantu babamenya nyine byaberaga muri uru rugo, ninde wabatandukanije ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko nguko bimeze. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shadow, dukomeze tubana.